kane umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu haravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu abe ariko Abisirayeli bavuga none, iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twebwe. Amen. Amen. Ya mutima wanje nirekonesa urashima kuba nkiriho. Ni igitangaza c'Imana babwije ukuri. Amen. Nabonye gutabarwa kw'Imana mu buryo ntamenya kubusobanura. Ndagerageza nkoresha amagambo yanje makeya y'igikene, ariko Imana yankoreye ibintu birenze kuvuga. Imana yankijije, yandinze urupfu inshuro zirenga 200. Mbona Imana ikora mu buryo bugaragara. Ndagerageza kugenda mbivuga nkurikije imyaka byagiye bibaho. muri 65 nico gihe tugiye kubatizwa, twari kumwe n'umusaza wacu nyine niwe wari umuyobozi w'itorero. Turagenda twari abantu 4, twari dutuye ahantu hitwa Igahororo kuri Kahundwe. Ico gihe kugira ngo tubatizwe, abantu babatizwe byabaga ngombwa ko baja Umurenge cyangwa i Remera. Noneho tugenda i Murenge na muzehe nabo bavandimwe twari kumwe. Turagenda umunsi wose bwira tugeze i Murenge, dushika twananiwe cyane. Noneho badupangisha ahantu hafi n'urusengero, ntacyo kurya ntacyo kunywa, dushonje turushe. Hakaba inzu yari iruhande rw'aho hantu twari ducumbitse, inzu irimo bene wacu abavandimwe abaturanyi bacu b'abapfurero. Noneho mbwira abacu ndi tuje gusaba amazi yo kunywa turashize. Muze ati nimugende rwose nta kibazo. Turagenda aho ni 65. Turagenda tugeze kuri uwo mubyeyi tumusaba amazi yo kunywa, atubwira nabi cyane, aradutokoza. Nono dusubirayo duhaye duhunga, twagize ubwoba bwinshi. Turagenda nyine turategereza. Mu kanya yohereza umwana wiwe ngo nagenda duhamagare. Umwana aratubwira ati mama arambwiye ngo arabakeneye hariya. Turagenda ngo tumare gushika dusanga yateretse amazi nko muri jage mu kantu ati ni ngaya y'amazi mwari mwasabye ni mugende muje kuyanywa. Noneho amazi turayajyanye ngo tugere muri yanzu twari dupanzemo. Mbwira abacu sinzi ukuntu byanjemo, babwije ukuri sinzi iyo byavuye. Mbwira abacu nti aya mazi ntimuyanywe. Barambwira bati se wasaze, aho tureke kunywa amazi cyo twari ko dusaba, none turayabonye tuyareke. Aho nitutayanywa turagira gute? Harayandi ubonye ufite? Ndababwira nti mureke kunywa aya mazi, nimba munyoye aya mazi muragira ibibazo. Ati ibibazo nyabaki? Tisinzi ibyo ari byo, ariko ko numva ko nituyanywa aya mazi araduhitana. Yabaye wabaye ute wa mugabo? Nanje mu mugabo nari nkirakana kagasore mfite imyaka 65, nari mfite imyaka 11. Ati umeze uti? Ndababwira ni mureke aya mazi s'il vous plaît. Nono ngize ubwoba. Ndababwira ati mureke kugira ikimenyimenyi ikibereka yuko aya mazi ari mabi.
mureke tugende tuyamene ku byatsi ahantu hari ibyatsi nyine ibyatsi bimeze ejo muzareba ukuntu bizaba bimeze twagiye dufashe y'amazi tuyamennye harya mu byatsi tujanye ya jage turamushimira wa mubyeyi twakoze rwose turagushimiye ngo buce mu gitondo turagenda tuja kureba harya twamennye y'amazi twama dusanga bya byatsi byahiye byose wari utarabona ahantu umuntu yaterekaga ipasi iriya ruguru iwacu yego ko gutereka ipasi ahantu mu byatsi twama dusanga birya byatsi byose twamenyeho amazi byose byashiririye mbwira bacu ntimuruzi ntimuruzi icyago imana idukijije ahantu byavuye kugira ngo mbabwire sinababesha ni imana yabivuze si njyewe noneho dusobanukirwa yuko muri ayo mazi harimo umwanda wo kutugirira nabi harimo ikintu kibi harimo isumu tubona turarokotse dushima imana amen icyo ni ikintu cya mbere nabonye imana idukiza n'abo bavandimwe bose muri 72 nari umunyeshuri kuri Kiriba muri segonderi nari mu mwaka wa gatatu wa imanite muri biriya bihugu nyine ahenshi nta mazi rero ntayo twagiraga nta nzu yagiraga amazi kwari ukuja kuvoma arayo bakoresha arayo kwiyuhagira cyane abantu bazaga kwiyuhagira mu nzuzi yego noneho tuvuye ku ishuri turagenda tuja koga ku ruzi kuko nta handi twabonaga amazi turagenda tumaze gushika tuja mu ruzi rwa Kiriba muri Kiriba nyine turinjira nyine duhaye twoga naho iriya ruguru ku misozi iriya za Gatobwe n'ahandi haguye imvura nyinshi cyane hamanuka y'amazi y'isuri tutari tuzi ko imvura yaguye ruguru adusanga turi mu ruzi ko turoga amazi yamankubita sinasubiye kumenya ubwenge uruzi rurantwara ruranjana abacu bavuze induru bati nje warapfuye nje waragiye isuri y'amazi umuvu w'amazi wamunjana ngeze nkiriye pfo unkubita mu kiraro cya Kiriba ku bantu bahazi hari ibyuma byari bimanuka biva mu kiraro bishinze hasi n'ibyo byuma byangaruye mbona ndakize amazi aragenda yari nk'isuri ngo amare kugenda ndabambaduka itera hejuru nsanga ukuboko kwacitsemo ndahamagaye abacu bari bakiri aho bareba ko hari noboneka barambona baraza bankura muri y'amazi mbona nkiza urwo rupfu kandi amen shima imana ukuboko kuravunika ariko ngubu kwarakize ariko mbona nkize icyo cyago cyari kinziye nabi bose muri 92 twari dutuye i Bukavu turi ahantu ngo habe nijoro saa 8 z'ijoro abantu baraza binjira mu gipangu bakingura umuryango w'igipangu barinjira ngo batangire kuvuga bageze iruhande rw'ishambure yacu numva abantu ko baravuga ndabyuka ndareba mu madirisha mbona hari abantu bitwaje intwaro bafite imbunda ye baba we n'icyagiye hariho ibintu bita ngo ni piyaje bazaga biba cyane bakica abantu bimeze nabi rwose noneho ngira ubwoba bwinshi namatinya kubyutsa madamu ndapfuka ndasenga
ndasenga mpaye mbona urupfu rwatugezeho ndasenga kandi nkazasenga mu ijwi ryo hasi ndasenga ntakiri imana burya mpaye senga imana yamikora igitangaza aho nyine nama numva ruguru ahantu twari dutuye ni hafi n'ishuri bita ngo ni ESP kaminuza bita ESP nama numva muri ESP haje ubusho bw'imbwa ntazi ubuturutse bwama imbwa ziraza zihaye zimoka zimeze nabi ngo zigere ku gipangu zisanga barya abantu bamaze kwinjira basunika umuryango imbwa zibura aho zinyura imbwa ziramanuka muri quartier zirikepfo ziza gushaka inzira zirayibona zinjirira ku baturanyi banje ziragenda ziseruka iwanje intambara iratangira intambara iraba hagati y'abo bantu n'izo mbwa mpaye ndebesha amaso bagerageza kuzinegosiye imbwa zitangira kubasimbukiraho zibafata ikintu numvise abo bantu bavuga baravuga ngo uyu bwana ni murozi bagira gutya barirukanka ngo bamare guhunga zambwa zamazirigita zirashira noneho ndatangagikirwa mu by'ukuri ndavuga ibi bintu ni biki bwarakeye mu gitondo nama ngira ubwoba bwo kuvuga nama mvuga nti buriya nari narwaye mu mutwe nuko abantu baza basara nama ntinya kuvuga biriya bintu byo bari byo nari nasaze nari ni gute akanwa ndakaboha nta muntu nigeze mbibwira nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa abiri imana yohereza umuntu ngo agenda aze kumbwira yuko ngo imana yangaye uwo muntu araza yabazi wanje turamwakira mu rugo turasangira nijoro arara mu rugo ngo tumare kugufungura arambwira ati mfite ubutumwa bwawe imana yakuntumyeho gute se mushitsi mwiza ati imana yarantumye ngo nkubwire ko yakugaye Yesu jewe ati gute byagenze gute wa mugabo yamatondagira ya makuru yose yambayeho ati habaye ijoro rimwe ubona abantu bazi wawe bari bafite umugambi wo kukwica hari abari babatumye ngo bakwice urababona urasenga imana yohereza ubutabazi iwe arambwira ngo ni abamarayika imana yohereje imana yohereza abamarayika barakurwanirira uhaye ureba ngo buce mu gitondo aho kuvuga amashimwe ibitangaza by'imana uravuga ngo wari warwaye kandi warabibonesheje amaso yawe imana irambwira ngo yarakugaye ndapfukama nsaba imbabazi rwose nsaba imbabazi nubwo nibwo natangiye kuvuga izo nkuru mvuga ibyambayeho abantu barabyumva abantu barabyumva ngenda mbivuga ahantu henshi imbaraga z'imana ukuntu imana yandinze abicanyi ikohereza abamarayika bakandwanirira mbona ndakiza nanone ubwo kandi icyo gihe ndwara igifu bibi cyane nazaga nduka amaraso nakoze akantu mu kanwa nkakazibukira nkakaruka ndananuka cyane cyane noneho abaganga b'Ibukavu aho twari dutuye barambwira bati ntacyo twakumarira ko turatinya mu gifu cyawe harimo ibikomeri turatinya ko byoba ari kanseri
none hano ntaco twakumarira mu by'ukuri ibyo twari dushoboye twarabikoze ntaco byakumariye ahasigaye ugenda uje Bujumbura banandikira raporo medicale nyine yo kuntuma Bujumbura ndagenda nje Bujumbura ngiye kwivuza nje Bujumbura nta muntu nzi tazi ibitaraho biba birancanganyikisha rwose ariko mfata bisi nyine zavaga i Bukavu zingeze Bujumbura ngeze ahantu mbona hari urusengero ndababwira bariho basiga abantu bazi Burundi kuba abantu bazi Burundi ni harya kunda hangwa muri sepepu abariho basiga sanga hari amateraniro uwo mugoroba ndagenda nanje ndinjira nterana hamwe n'abandi n'agasakoshi kanje ku mugongo amateraniro ararangira abantu barasohoka baragenda none ndateragira burahonje kuko nta hantu narinzi hari hoteli yego umuhungu umwe w'umusore arandeba arambwira ati ese wa mugabo ko mpaye mbona usa n'uwatakaye ndamubwira nti natakaye koko umusore wari uvuye mu masengesho wari uvuye mu materaniro nawe yego ko mbona usa nateragiye gute sati ndamubwira nti njyewe ndi umunyekongo mvuye muri Kongo nje kwivuza ariko singira homba nimba womfasha ukanereka ahantu hari hoteli nza gucumbikaho arambwira ati no nta mpamvu yo kuja kuri hoteli mfite chambre vide mu wanje mfite inzu y'amashambure abiri ngwino ndagucumbikira wow amen projana muri quartier bita ngo ni mu Buyenzi mu Buyenzi ni muri quartier y'Abisilamu yego ntaho Imana itagusanga mwene data rwose no muri quartier y'Abisilamu Imana izimenya aho turi kadusanga naho Imana yasanze amen ndagenda ngo tumare gushika apeza icyumba nawe araja mu ciwe arancumbikira amen buri mugoroba tugafata umwanya wo gusenga ndagenda kuri Prince Reja ni hopitale yaho nari bari bavuga ngo niyo hopitale nkuru ndagenda nza gusaba rendez-vous yo kubona n'umuganga barambwira ngo nzogaruka iminsi sinibuka neza ariko ni iminsi 3 nyuma y'iminsi 3 nzagaruke ndategereza buri mugoroba tugafata umwanya tugasenga buri mugoroba tugafata umwanya tugasenga umunsi bwacaga nza kubonana na muganga yego noneho dufata umwanya uhagije turasenga cyane ngo turangize aragenda muri chambre yiwe nanje muri chambre yari yarampaye turaryama nkimara kuryama mbona haje umuntu muri chambre yanje arampamagara mu izina ryanje arambwira ati se niki cyakuzanye hano ndamubwira ati nararwaye naje kwivuza nararwaye iwacu byarananiranye arambwira ngo se ushobora kuntungira urutoki rwawe aho ubabara ntunga hano ku gifu nyine arambwira ngo nahabonye arambwira ngo kuraho urutoki rwawe kuraho ukuboko kwawe ngo kuraho mbona ko yari umugabo muremure cyane wambaye bluze ziriya bluze zo kwa muganga bariya amakanzu ariya mahuzu yabo yera yego mbona ko yambara amaga bino bintu baza bambara ku maboko ngo amare mbona asatuye inda yanje atangira guklininga koza kunetwaye mbona ibintu ayakura mu gifu cyanje ibintu byaboze amaraso ibena y'imigete bazaga bavuga ayagandamanye amashira ibintu bibi rwose birimo binuka kaza numva ko biranukira aranetwaye aroza nkaza numva ko arakora hirya hose no hino
aroza paye ndeba ngo amare mbona atangiye gusona hajya yari yasatuye arasona ararangiza ngo amare kurangiza yambwiye ijambo rimwe gusa arambwira ngo ikibazo cyawe kirarangiye. Wow, amen. Wow, nitera hejuru ndakanguka ndashaka umuntu twarimo tuvugana ndamubura, ndareba hirya no hino ndamubura, ngirukanka njya kujutsa wa musore wari unshubikiye, arabyuka ati byageze gute, ndamubwira ni wowe wari muri ya chambre ndimo, njewe ati ntabwo ari njewe, ndamubwira hari umuntu uvuyemo twarimo tuvugana none ndamubuze. Wa muhungu aragenda arareba ku miryango ko hari umuntu wari winjiye, asanga imiryango irakinze, arareba ku madirisha asanga amadirisha yose arakinze. Arambwira ati wa mugabo wabaye ute, ndamubwira hari umuntu uvuye muno namubonye twarimo tuvugana. Arambwira ati wasanga ari marayika wari wagusuye. Arasubira asoma mu cyumba cye, nanjye ndagendera mu cyumba ndaryama, turaryama. Ubuce mu gitondo ndagenda njya kwa muganga, ngo mare gushika asanga hari umurongo muremure, ndicara nyine hamwe n'abandi dutegereje, agahamagara umwe akagenda, yari umuzungu w'umurusiya, yego, umudokiteri w'umuzungu. Hamagara abantu akabapima, akabandikira imiti, akababwira uko bimeze, akabasezerera, agenda afata umwe. Ituru yanje nanje irashika, ngo imare gushika arampamagaye, ndagenda. Ngo mare gushika muhaye ya raporo nari nazanye ivuye Bukavu, arasoma abona ibintu bimeze nabi. Nama mbonagize ubwoba, nama mvuga nti ibintu byaracitse. Nuko arambwiye ati ryama, ndaryama. Hari ukuntu bazaga badupimisha paka umuntu akamera ikintuki, bakaza bareba uko muri estoma hameze, uko mu gifu hameze. Yego. Noneho ndakimise. Mare gukimira arareba, akora hirya akora hino, arashakisha. Nuko mbona umuzungu aratukuye. Nama mvuga nti ibintu biracitse. Arambaza wa mugabo we ngo iyi raporo ni yawe, nuko yamajije. Ndamubwira ni yanje koko, amazina yawe na yahe, ndayamubwiye. Asanga amazina yanje ni yari kuri raporo. Yego. Umuzungu aracanganyikirwa, arasubira asaba gusubira kumira cya kintu kandi wamubwira. Ndasubira ndawumira, ndavuga nti ibintu biracitse. Arasubira arareba, akaza abanza akareba kuri irya raporo, agasubira akareba kuri cya cyuma. Biramucanga completely. Wow. Noneho arambaza ngo se uyu muntu wakwandikiye iyi raporo yarize? Ndamubwira niwe dogiteri mukuru tugira hari Bukavu. Arasubira aratangira arashakisha yampahinga. Noneho ngo amare amaze gucanganyikirwa kandi arambaza ngo se uyu muganga hari ikibazo mwari mufitanye nawe? Ndamubwira mu by'ukuri nta kibazo twari dufitanye nawe. Arambwira ati wa mugabo we, ati ngize imyaka irenga 20 ari izi ndwara mvura gusa, ngo nta bundi ndahura n'ikibazo nk'icyawe. Ndamubwira byagenze gute dogiteri? Ati ko ndareba raporo yawe kabona urarembye urenda gupfa. Yego. Atari ko nareba igifu cyawe, estoma yawe, ngufite estoma isa n'iy'umwana w'imyaka 5.
amen ati nacanganyikiwe pi nibwo bwa mbere mpura n'ikibazo nk'iki sinzi uko byagenze nimba estoma bagupimye ariyo wazanye ni sinzi ati byandenze sinzi ico navuga ati co nkubwira gusa ugende ntabwo urwaye uri muzima muri iyi myaka yawe ufite igifu nk'icumwana w'imyaka 5 uri muzima kurusha abandi bantu bose nabonye amen ndaturika ndarira nibuka wa mugabo warayankoreye operation haleluya shima Imana ndataha yego shima Imana n'amasozi menshi mushike mbwira wa musore uwo munsi twarasenze dushima Imana yarayinkoreye operation bona Imana isanga mu buyenzi muri quartier y'Abisilamu ijuru rimenya hondi riraza riramvura yego riraza riramvura mbona Imana ikoze igitangaza yego natashe ndi muzima morale nishi cyane kubera usurwa n'ijuru usurwa n'Imana yego mbona Imana irankijije muri 90 nanibagiwe ako kantu ko muri 90 nari ncumbitse ahantu mu gipangu cyarimo amazu menshi nk'amazu nkarindwi harimo n'inzu nyine principale ya nyirinzu bwite nimwo yaratuye noneho dupangamo hari abantu nyine benshi bangana n'ayo mazu nuko tukajya bisanzwe mu by'ukuri noneho umunsi umwe wa mugore uwo mudamu yari umupfakazi nyiri ico gipangu arampamagara mu wiwe arambaza mu Giswahili yego ngo we bwana ngo nakuwa mutugani bivuga ngo se wa mugabo we uri umuntu nyabaki kandi yari umuntu ukuze unduta yanganaga na mukecuru wacu yego ndamubwira mama we ko ntumva icumajije ati nikuza he wumva ko ndakubaza ngo se uri umuntu nyabaki ndamubwira mama we niko mutu stabingini wona niko mutwaye ndi umuntu nk'abandi we kurabona ameze ati no mbwira uri we yabayinga niko mutu sabingine mama we wona nikwaye noneho biranshaka arambwira umva ukuntu yambwiye yego arambwira ngo kila usiku muri joro iyo mbyutse nijoro saa 8 iza mbona izindi nzu zose nkazimenya ariko inzu yawe gasanga yabaye umuriro waka amena kayibura igitangaje bwaca mu gitondo kabona yasubiye ku inzu cyo kimwe n'izindi uko mutugani bwana ndamubwira mama uzubyuka saa 8 uhaye ujaye namba numva ngize ubwoba ngo mine nda kufukuza abamwizi ngo nzaje kwirukana bibyi uzawirukana bibyi saa 8 wowe umubyeyi turi hano abagabo 6 nditubimenye ngo njovire binakuwaka basi ngo njovire nuko ati wende basi ndataha subira mu wanje ngo ngere ku kazi mbaza abacu twakoranaga noneho nagize ikibazo muri kya gipangu ngiri gipangu yambajije ngo se ndi umuntu nyabaki
none byanyobeye ndagira gute barambaza batese wacumbitse ndabo ni uba hehe ndababwira kwa fulani yampaye inka wa mugabo we ushobora kwigerezaho bingana gutyo wagiye kuri uriya mubyeyi tuzi amakuru yiwe ntumuzi no ntabwo muzi narizi ko arigira inzu nta kindi nzi ahubwo wararambye ukaba ukiri hariya wewe muzima yampaye ni muntu ki nimumbwire barambwira abo ni bene wabo baturiya ngo niwe mukuru w'abasataniste bose bo mu mujyi wa Bukavu abarozi bose bo mu mujyi wa Bukavu niwe shefu wabo mu mujyi wa Bukavu yampaye namangira ubwoba nico gituma yari kwambaza ngo ndi umuntu nyabaki ndataha ushike bwiye madame ti ibintu ntabwo bimeze neza turahabaye iminsi mikeya ngo buca arampamagara arambwira ngo wa mugabo we ngo harageze ko dutandukana nawe yego yampaye kandi ubwo yari afite garanti yaje y'amezi 6 ndamubwira mama uko na probleme gani arambwira ngo ariko wa mugabo uzangora kugeza ryari ngo simwe muza muvuga ngo umuco n'umwijima ntibiza bibana yego ndamubwira mama uko urasema bitugane nani njo giza nani njo nuru arambwira ngo nini yenye hausikiye ngo kuribarisha ni kudahaye wumva arambwira ngo reka nkubwire rero yego ngo kuva watangira gusengera muri iki gipangu ibintu byanje byose byabaye paralize wow ibintu byanje byose nta kigikora ushobora kukwihanganira unicira ibintu byanje byose sinakubwiye ko nzabyuka nijoro kabura inzu yawe ngasanga yabaye umuriro none urashaka ngo tugume tubane nawe n'iriya nzu yanje umunsi uzoyitwika nzogira gute mugani wiwe ndamubwira nyumba italungulana nini hakuna moto hakuna moto minjo minayonaka nza nibona nijoro iyo mbyutse uzubimenye ntuba wasinziriye ngo amasengesho yawe ambujije amahoro harageze ko dutandukana sinshobora kwemera guhora mpomba kubera amasengesho yawe yamafata arya amafaranga yanje yavase yose naramuhaye arayanterera kesho toke mwa irupamu sipendi kukuona tena ulishaniombesha ya kutosha umaze kumpombesha bikabije sinshobora kukwihanganira haguruka ugende bwarakeye mu gitondo ndasohoka genda nsembera mbona menya yuko iyo dusenga bwoko bw'Imana iyo dusenga hari ibintu Imana izidukingira tutazi twebwe cyane ibyo bintu byazaga biba ntabizi mu by'ukuri uwo mubyeyi akabyuka icyo gihe ari muri ibyo byiwe ayo masaha 8 yagomba kuba ari mu bintu byiwe nyine bidafudutse inzu akayibura wagasanga habaye ngo urupango rw'umuriro inzu yose kwiragurumana umuriro akabura aho yakwinjirira dufite Imana itubereye maso amen dufite Imana itubereye maso amen rya jambo ryatubwiye ngo yaba Uwiteka atari we bari mu ruhande rwacu yego ngo abanzi bacu baba baratumize bunguri
baba baratumize cyane baba amen baratumize haleluya amen baba baratumize bunguri dufite imana ikora ubwoko bw'imana yego dufite imana ikora asante ijambo ry'imana yesu avuga umunsi umwe ngo data arakora kugeza n'uyu munsi dufite imana ihaye ikora kugeza n'uyu munsi amen kugeza n'uyu munsi kugeza n'uyu munsi muri 96 tutuye i Bukavu yego pasiteri Tade we Kinshasa arabizi guverineri wari hariya i Bukavu nawe yari umupasiteri nkanje ahamagara abagarde koro biwe arababwira ngo bagende baze kumfa umutwe bawumuzanire nuko noneho ati rwose simukeneye wese nkeneye umutwe we gusa aragenda abasigira iyo message nyine ngo amare kwibasigira bamaze gusigara bonyine noneho ngo barabazanya ukuntu imana izikora imana umusaza umwe ngo wacu ngo ise wa pasiteri Gatako ngo yigeze kuvuga ngo yaje gusanga imana igira ubwenge koko yego kandi bwinshi izitanga ubwenge yobora ubwenge gute nuko muri abo basirikare hakaba abo nafashije ico gihe nari nyoboye umushinga w'itorero twakoreragamo wo kurihira abadamu babyaye bakananirwa kwishura yego noneho uwo mushinga ukabarihira nije wari uyoboye abana birukanwe ku mashuri tukabishurira minervale kandi nyine muza abasirikare bo muri Kongo namwe ukuntu ubuzima bwabo ukuntu bumeze yego n'abantu b'ubuzima bwo hasi cyane noneho abadamu babo benshi turabishurira kuko bari bananiwe kwishura kandi ico gihe abanyabukavu barabyibuka iyo umuntu yananirwaga kwishura ntibareka gusohoka hopitali nuko bamenye iryo zina nyine tutanaziranye ntabazi mu by'ukuri ngo wende kwa paseri fulani wende kwa paseri Ruganza mugani wabo abantu benshi turabishurira muri ubwo buryo noneho na minervare nyine ku bana babasirikare guverineri amaze kugenda ngo barabazanya ati ariko ule bwana munyana tusaidia ka huyu ati njowuli oya tidushobora kumwisha umuntu wadufashije bingana gutya tuje kumuca umutwe tibishoboka ikintu bakoze baragenda bahamagara umuntu baramuhereza iwanje ugenda ubwire jewe iri joro ntarare mu mujyi wa Bukavu nimba araye mu mujyi wa Bukavu ejo ntazaba kiriho byamahinga uwo mugabo araza ndabyibuka hari ku cyumweru umunsi w'inginga tuvuye gusenga araza arampamagara ati nanishatse kukuvugisha nimba twokwicara muri veranda basohoka tuja muri veranda turicara arambwira ati mfite ubutumwa bwawe butari bwiza yego ubutumwa ngufitiye ntabwo ari bwiza ariko ubyemere ubyihanganire nibiki mbwira inje kukubwira ngo iri joro nturare hano yes iri joro nturare mu mujyi wa Bukavu what kuravuga ibiki wa mugabo we ko ndavuga ngo iri joro nturare mu mujyi wa Bukavu kubera iki ati nurari Bukavu ejo mu gitondo
umutwe wawe uzaba wagiye yabayika ndambwira uri kurambwira ko ndakumva uri mu biki mbwira ati ko ndakubwira ngo nurare Bukavu ejo umutwe wawe ntuzabuke ufite Imana yo mu ijuru ndambwira aduka sinkumva ndamubwira nihagira umuntu wibesha akaza kuntera nijoro ndahamagara guverineri arandeba mbona umugabo ibitegengeze mu maso biraje arambaza ati se guverineri uramuzi ni pasteur ni collègue wanje pasteur ya arambwira ati nanatiye kubikubwira reka none ngwiza ukuri kose yego mbwira arambwira ati guverineri yatanze ordre ngo baguca umutwe Yesu umwami guverineri yabwiye abasirikare bamucunga ngo baguca umutwe nibo badutumye ngo tuze kukubwira ntibashobora kukwica n'ibintu wabakoreye rero iri joro ntukorwe ngo urarara hano nabonye ijuru risa isi ishira hejuru ishiraho yego nsa n'umuntu uguweho n'ijuru Mana yo mu ijuru ndamubaza none se mpungane n'umuryango atoyaye umuryango nta kibazo uragira ni wewe bahaye bashakisha mpamagaye uwacu umupasiteri twakoranaga ya ndamubwiye tabara hano mfite nigize ikibazo araza ndamubwira amakuru yose none wowe urabona nagira gute arambwira ati kizwa n'amaguru aturiya uriya mugabo yo guhitana neza atabanyapolitike ntibagira sabano nuko mbwiye famiye ibintu biracitse ndababwiye uko bimeze byose none ndahunze barambwiye ngo ndara hano ejo sinzaba nkiriho turasenga ndabasezera uriya mugabo aniriza mu modoka aranjana ndabaza ndetse tuje ingweshe iriya muri interiyeri ico gihe hari huzuye interahamwe yego barambwira ati nujiriya bazakwicirayo reka dukande dushaka inzira yo kwambuka tuja icyamugo nuko turagenda tugera ku mupasiteri witwaga Rukeba niwe wari perezida wa SSC abariho turara tumubwira ibibazo byatubayeho abahungu be bagira ubwoba barambwira bati ntidushobora kukwakira urashaka kutwicisha ugiye kutwicisha niba gusanga muno barakwica natwe batwishe isara babwira ataho nimba dupfuye tumuzize tuzaba tuzize impamvu ifatika ariko we kwarazira ubusa muri karare muno niba twica batwice burukerera arazinduka agenda ndaro mwungumu mfite ubwoba nataye umutwe babwije ukuri bantekera icyayi gishushe cyane ngo bakimpe nkaza numva kirakonje ndababwira ni musubire mushushe barashushe barakimpa ndakinywa numva ari icyayi gisanzwe nyine naho ni umuriro mpaye ngo sinduhe byumva bwarakeye gitondo usanga akanwa kose kahiye cya cyayi cyatwitse kubera sensibilité yari yashize cyane mu rukerera umupasiteri witwaga Kabambi wa Kadese baramuhamagara n'umuhungu wa Rukeba turajyana baramperekeza tugera kuri douane urya mupasiteri aragaruka abo bagabo bombi turasigarana noneho ico gihe hari amabariyeri kangahe nkatatu cyangwa nkatatu ngo batubone baratwikanga saa 11 za mu gitondo muri bande
turabwiye none ntimuturase turi tutabambia sieni banani turababwira abo turibo ati nimuze hano ngo dushike turababwiye ndababwiye nti ko ndaje hariya hakurya hari abantu ugiye kurebayo none nabonye ko n'indinda bugaca bizaba bigiye gutinda none munemerere mureke nambuke bati uko na franka ndiyo niko na franka unaweza pata $100 ya ni ndaifite rwose sa $1 ja ndazifite ati zuduheze barazimpa ndazibaha bati usigare hano tubanze cyo kunegosiye ni barriere ya kabiri baragenda baranegosiye barampamagara kiri kumwe n'abarya bagabo barya bombi bati ushobora kubona indi $100 ndayifite rwose tupatiye ndayibahaye baragenda baje hariya ku kiraro hano nyine ujabutse ikiraro cya Rusizi hano kuri Rusizi ya mbere twari gutukorera ibyo niyo hari ibariyeri y'ababere rouge barababwiye barampamagaye ngo bamare gushika turajyanye n'abarya bagabo kuraje ahindi ko ndaje hariya hakurya ndagiye ngo mare gushika batese watubonera natwe $100 ndayifite rwose ndayibahaye sawa noneho nsezeranye n'abarya bagenzi banje bari bamperekeje barambwira abo basirikare ba Kongo ati ibizakubaho mu Rwanda ntitukabibazwe kandi ntukavuge ko waduhaye amafaranga ibizakubaho uzirwarize nta kibazo rwose ntabwo ko turavuga gutyo hakurya ko barumva hari abantu bari ku burinzi hariya hakurya y'ikiraro ko barumva babona nyine ntangiye kuza ku kiraro ngo ngere ku kiraro ndahamagara yeme bene wacu ntimunice ndi mwene wanyu abana nyine baraho barateze n'imbunda gutyo namanza nazamuye amaboko mu mare gushika nsanga hari abana biwacu bamwe ndabamenya nabo banzi biwacu byagenze gute ndababwira ko bimeze bantaye imfane dayero uwo munsi bari ko bantaye imfane umwe arambwira ati yo bazobamara niki mugihe mukora muri kiya gihugu ca Kongo timuzi ko abakongomani batwanze iyo muje mu Rwanda ntitwafashe igihugu nuko ndagenda izarya kuba masere ku bantu bahazi hariya kuri Rusizi mfata wishambure ndategereza abariho ncumbika ngo buce mu gitondo abasirikare baraza imuhira bagiye kumfata madame arababwira ati njewe yagiye ku kazi ntawe uri hano baragenda baja ku kazi barababwira bati ntawe uri hano yakoreye muri interieur basubirayo ngo habe ni mugoroba haza abasirikare 12 binjira mu gipango baricara muri peruze bategereje wa mu pasteur mugenzi wanje waramperekeje arampamagara icyo gihe nta telefone twagiraga za telefone zo kwitwaza yego twakoresha gutuntu bita ngo ni twa Motorola barampamagara barambwira ngo iwawe ngo huzuye ngo kwako kuna jasi yafu ngo iwawe huzuye intozi tibisobanurike ati barya babwana barahuzuye nama mbabwira nti ndagarutse sinshobora kwihangana famiye yanje igira ibibazo ari nje wizize ndaje ubu nyine barambwira bati reka ntukorwe ko turakora ibishoboka byose ngo turebe ukuntu ducikisha famiye yawe babasirikare bari imbere y'inzu muri peruze barategereje abavoise baraza banyura inyuma y'inzu binjira mu muryango w'igikoni barinjira basohora madame n'abana shoferi wanje abategereje haruguru ku muhanda imodoka abinjiza mu modoka arabacikisha baraza bageze kuri douane nabo batanga amafaranga barambuka
tubona imana iradukijije muri ubwo buryo tubona imana iradukijije reka ndekera aho ngaho ni byinshi cyane iby'imana yadukoreye ariko nabonye gutabarwa kuva mu ijuru nabonye ukuboko kw'imana imana bene data izitabara n'umuntu umeze nkanje ndi umuntu usuzuguritse pe umuntu wo hasi rwose ariko imana ikamubirize ingabo zo mu ijuru zikantabara imana ikandwanaho muri ubwo buryo bwose mwumvise uyu munsi ndahari uyu munsi ndahari nzavuga ikindi gihe nzavuga iby'i Burundi mvuge n'iby'ikaziba mvuge n'ibindi byinshi n'interahamwe ukuntu zaje kuntera grenade byose nzabivuga nabonye ukuboko kw'imana nabonye gutabarwa kuva ahera h'imana mureke twiringire imana bwoko bw'imana ko turanyura mu bihe bigoye yego turi mu marira menshi turi mu mwijima mwinshi ariko mureke dusenge nka Yehoshafati imbaraga zo kurwanya ababanzi baduteye ntazo dufite ariko amaso yacu ni wowe tuyahanze imana yankijije uburozi inshuro nyinshi ikankiza bariya bantu mbabwiye bose ikubaka inkike z'umuriro itampaye fagitire iyo mana iracakora kugeza n'uyu munsi wewe uhawe inyura mu bibazo mwene data wewe uhawe inyura mu ntambara tumbira imana mu ijuru mu ijuru hari imana ihayikora mu ijuru hari imana ihabereye kugira ngo idutabare imana ibatabare imana itabara ubwoko bwacu imana itwongerere kwizera imana itwigishe kuyihanga amaso aho kuyahanga ibibazo bituzengurutse mu ijuru hari imana itabara imana ibaha umugisha ku bwa Kristo Yesu amen amen kugendana na Yesu ni banga rihambaye